Akenshi iyo tuganira bisanzwe dukunze gukoresha imvugo ivuga ngo inzira ntibwira umugenzi. Benshi bakunze gukoresha iyo mvugo ariko batumva uburemere bwayo. Biragoye kubisobanura, ni inkuru y'ubuzima bwanjye. Byantwaye igihe kinini mpangana n'umutima kugira ngo nzabashe gusangiza abandi byambayeho. Ariko isaha irageze kandi nizeye ko iyi nkuru izafasha benshi bazayumva. Ubundi iwacu ni mu Nyiko, niho navukiye ndahakurira. Mu rugo rwacu hari umuryango uciriritse, ku buryo kwiga kwanjye byabaye ku ihange. Ubwo rero narize amashuri 6 yisumbuye ndayarangiza, nubwo nabyo byari bigoye. Ndangije kwiga rero nshaka ahantu nakora akazi ndahabura. Inzira zose narazigenze ariko ndaheba. Ubwo kandi barumuna banjye na bashiki banjye bato bari ku ishuri niko bantezaho amakiriro ngo ubwo narangije kwiga ngiye kubafasha bige neza nta nzitizi z'ubuzima bahura nazo. Maze kubona ko nta kazi nkibonye rero mfata umwanzuro wo gutuza nkicara hasi nkafata isuka ngahinga. Nubwo isambu y'iwacu itari nini ariko ibi birarutana. Ngo namaze amezi 6 mbayeho muri ubwo buryo, ndetse nari maze kwiyakira numva ko umushinga ari uwo. Umunsi umwe rero nagiye gutembera mu gasantere ari ku mugoroba, mpura n'umusore twiganye witwa Berite. Ntabwo yari aherutse muri ako gace kuko numvaga amakuru ko yabonye akazi keza mu mujyi ndetse ko yakize. Ubwo twaraganiriye amaze uko mbayeho, nanjye mubwira inkuru y'imibereho yanjye. Biramubabaza cyane kumva ko nta kazi mfite kandi nyamara yari afite uburyo bwo kukandangira. Ntabwo twiriye tubitindaho, ahubwo yahise nsaba kwitegura ngapakira utwanjye bwacya mu gitondo tukajyana i Kigali. Muri iryo joro byari ibyishimo mu rugo kumva ko mbonye akazi. Buri wese yambwiraga icyo nzamuzanira nimva i Kigali kijyanye n'ibyo yifuza. Aho numvaga inzozi zanjye zo kubona nifuzaga kuba we zibaye impamo, ibyishimo ari byose. Bwarakeye turizindura tujya gutega, cyane ko ari Berite wagendaga anyishyurira tiki. Twageze i Kigali mu masaha 4 z'amanywa, anjyana aho yabaga. Nsanga n'umusirimu cyane, inzu irimo ibikoresho byose, intebe nziza, nsanga atekera kuri gaze. Uretse ko yari ubwa mbere nari nyibonye, muri nayibonaga mu bitabo gusa. Yari afite ibitanda mu byumba byose uko ari 3. Mbonye ibi byose yagezeho nkubita agatima ku buryo yakijije iwabo, ntangira kwicinya icyara nanjye numva ko byoroshye kubigeraho. Ubwo hashize akanya turi aho ngaho mu rugo ari kwitegura ngo ajye ku kazi, ariko ansaba ko nambaye ndaho ngaho mu minsi mike kugira ngo abanze avugane na boss we neza. Mu minota mike mbona haje umusore ufite imisatsi ikaraze. Berite ambwira ko uwo musore yitwa Marshal, ngo yari yarakuze yifuza kuzaba umusirikare ukomeye, niyo mpamvu yise iryo zina kuko inzozi zari zaranze kuba impamo. We na Marshal rero banseze aho ngaho, barambwira ngo barataha nimugoroba amasaha y'akazi arangiye. Niriwe aho muri iyo nzu nk'icyayi n'umugati, nanjye ndi kwibona muri icyo cyunyunyu cy'ubuzima bwiza numvaga ngiye kubamo. Ngo ba basore Marshal na Berite batangiye ku mugoroba baza bazanye ibikoresho bya mudasobwa bigezweho kandi bishyashya. Bataha baririmba ngo boss wabo ni umuntu mwiza cyane kuko ngo yabahaye mudasobwa zo kujya bakoreshereza mu rugo. Ngo batumije inzoga batangira kunywa, nanjye bangurira fanta kuko simwe inzoga. Ubundi batangira kumbarira inkuru ko bwari bwo buzima bibereyeho, ko amahirwe y'abasekeye bakiri bato. Ubwo baranyweye biratinda, hashize akanya telefone irabahamagara, bose basohoka biruka cyane bambwira ngo baraje. Nyuma y'iminota nk'icumi nabonye Marshal agarutse yambaye amapingu, ariko Berite wese namubonye aho ngaho. Abapolisi bamubajije aho babitse ibyo bibye, mbona yerekanye za mudasobwa bari bazanye mu kanya gashize. Ndetse n'intebe zose abapolisi batangira kuzipakira bavuga ko ari iziherutse kubura ku kigo cy'imfubyi kiri hafi aho. Marshal bamubajije uwo bafatanyije kwiba bacitse aho agiye, arabanza arya iminwa, ageze abantu ngo urutoki babwira ngo dore n'uyu musanze mu nzu. Cyagiye mu kanya yabacitse ariruka, ahita aza yicarira mu nzira atimaza. Nanjye ntarisobanura ngo mpaka n'ibyo avuze, umupolisi aba yamfashe ndetse n'amapingu yanyambika byihuse. Gerageje kwisobanura baranshecekesha ngo abanyamitwe baratuzi nzisobanura nageze mu rukiko. Ubwo kandi Marshal niko yakomezaga kunshinja. Nageze aho ndashishika, mbonye ko isi mbanye umusozi. Abapolisi batujyana muri gereza bavuga ko bya bisambo bibiri byari byarabazengereje birangiye bifashwe. Njyewe ndari meze nk'utaye umutwe, umutima umbaza icyo mara aho ngaho. Ntekereza ko niroshye mu ruzi mbita ikiziba. Ntekereza ukuntu iwacu nakabaye niryamiye ku munsi ukurikiye undi bugiye guhinga, ariko umutima urambwira uti rekera gutekereza uko buryo umutinda arotarya. Nishyize mu mutuzo nyine ndavuga nti reka ntegereze urwanjye, niba nduri bibeho ndabaho cyangwa nzira amahirire nta kundi. Uwo munsi warakeye ariko sinjye wabonye ucya. Vuze ko urasinziriye rwose naba mbeshye. Nari naraye ijoro ryose nkaniye ibitekerezo byambanye amagana. Bigeze nka saa 3 umupolisi yaje kundeba njyana mu biro bye ngo ntangire gukorwaho iperereza. Bambaza ibibazo byose byerekeye ubujura n'ibyabaye mu ijoro ryashize, ariko byose nsubiza ko ntabyo nzi. Abonye nta gisubizo kizima muhaye, yafashe umwanzuro w'uko bagomba kujya gushakisha amakuru aho twari twafatiwe,
bakamenya abari bahatuye abaribo nuko bari babayeho. Bigeze nka saa 5 yongeye kumpamagara ngo ningaruka mu biro. Mpageze bambaza amakuru y'uwitwa Bertin nuko nageze mu mujyi byose ndabibabwira. Bambwira ko abanyamakuru aho Bertin yaratuye avuga ko ngewe ndengana, gusa bangira inama bambwira ko ngomba kujya nitonda mu gihe umuntu ambwiye ko agiye kundangira akazi simpubuke, kubera ko muri iyi minsi abantu bashuka ko bagiye kubona akazi nyamara wenda bakaba bagiye kujyanwa mu bikorwa bitemewe n'amategeko cyangwa bamwe muri bo bakabarirwa irengero. Arambwira ati ibintu nk'ibyo ubitekerezaho kabiri. Bampaye ibyangombwa byanjye ubundi barandekura ndataha. Nari mfite udufaranga duke mu ikofi nari nitwaje, uretse ko tutari kongeza iwacu mu rugo neza, ariko n'ubundi nta yandi mahitamo nari mfite usibye gutaha kubera ko nta mwene wacu nagiraga i Kigali. Ubwo nafashe umwanzuro wo kujya muri Nyabugogo gutega. Ngezeyo nsanga hari abagenzi benshi kubona imodoka bigoye. Ngishakisha iranyura iwacu haza umugabo ambaza aho ngenda, ambwira ko hasigaye imodoka imwe yonyine ijyayo, ko kandi nayo amatike yayo yashize. Ambwira ko icyakora amuhaye make yayimpa ngataha. Nta kundi nari kubigenza usibye kumuha iyo nsabaga ari nayo yonyine nari nsigaranye. Narayamuhaye anyereka imodoka njyamo, ariko bagiye gukata tike basanga iyanjye ari incurano. Bansohora mu modoka nabi ngo ndi umutekamitwe ushaka kugenda mu manyanga. Nayobewe uko mbigenza, kandi ubu nta na telefone nagiraga ngo wenda hari nahamagara umuntu akayanyoherereza. Bw'amahirwe naje kwibuka ko mu ikofi harimo agapapuro kanditseho nimero z'umucuti wanjye narasize iwacu. Nateye telefone ndamuhamagara mubwira ibyambayeho, naho mbere umwana mwiza anyoherereza tike, ubwo mbona gutaha. Naratashye ngira mu gace k'iwacu nishimye numva umutima uri hamwe, nyamara ntazi ko ubuzima bwanjye bugiye kwinjira mu makuba arenze ayo mbere nari nabonye. Mu gace k'iwacu abantu bose nanyuragaho narabasuhuzaga bakanyihorera. Nagira n'umvugisha kandeba nabi ntagire ijambo nambambwira. Ngeze mu rugo nsuhuza mama na data bari bicaye hanze nabo banga kumvugisha. Njye nyuma y'urugo kureba murumuna wanjye wari urimo gutemera nk'umutumba, mubaza impamvu y'ibyo byose ndi kubona. Yambwiye ko abantu bose banyenze kubera ko Bertin yaje yihuta avuye i Kigali, akabwira abantu bose bo mu gace k'iwacu ko nageze i Kigali nkamutenguha nishora mu bikorwa by'ubujura, kandi yari yanjyanye agiye kunshakira akazi. None ubwo ngo polisi ikaba yari yamfashe rero. Nkibyumva numvishe ko Bertin ari umubeshyi ruharwa, ariko nibaza inyungu yari afite kugira ngo aze kumbeshyira ibinyoma nk'ibyo biranyobera. Nasubiye mu rugo aho ababyeyi banjye bari bicaye ngo ndibe ko byibura nabasobanurira uko byose byagenze, ariko banshicekesha ntaravuga ijambo na rimwe. Data ambwira ko nta kintu na kimwe mu byo mvuga akeneye kumva, ko ahubwo ashaka kumbona ndimo gusohoka mu rugo rwe, ko kandi ntemerewe guhirahira nyiriho naka icumbi kubera ko bose ibyanjye babimenye. Nkumva ayo magambo mbwiwe n'ababyeyi banjye byariye nabuze icyo mvuga, ahubwo ndagenda nk'uko bari babinsabye. Gusa nibaza gahunda gana mu gihe n'ababyeyi banjye ubwabo bambwiye ko batanshaka. Numvishe sinyanze ko mpindutse imfubyi mfite ababyeyi. Birababaza abavandimwe, burya ikintu cya mbere ni umuryango. Byagera ku babyeyi bawe noneho bikaba akarusho. Hafi aho hari hatuye masenge wankundaga, niba nagiye kwaka icumbi, ariko nkigera mu marembo yiwe aba yambonye mvugiriza induru ngo dore cya gisambo kivuye i Kigali. Abisenyereza abanjye baranyirukankana mbona mbacika hamana. Nuko ubuzima buteye abantu mwari mubanye neza mu kanya nk'ako guhumbya baraguhinduka. Ubwo nahise mbona ko nta mikino ihari, ko zahinduye imirishyo, niko kururungutana ntazi iyo ngana. Ndagenda ngera kuri kaburimbo bunyiriyeho nshaka aho ndyama mu gihuru ngo ndebe ko bwacya. Iryo joro ryanjye ryo kurara mu gihuru hafi y'umuhanda ryambereye ribi kurusha iryari ryabanje ryo muri gereza. Ngo uvuga batarabona niko umunyarwanda yavuze. Kurara mu mbeho ingana ityo sinabona ikibi nabigereranya nacyo. Ibisimba byose byo mu gasozi bikunyuraho buri kanya. Bwagiye gucya nashize ubwoba mbona ko hari n'urupfu ruje twahangana rwampitana ngapfa cyangwa nkabaho. Naraye ntekereza kuri Bertin ko ibyo byose biri kumbaho ari ukubera we. Sinjye wabonye bucya bwarakeye ubwo mfata umuhanda ntangira kugenda. Gusa na magingo ayiwambaza aho nari ngiye kugira icyo musubiza byagorana. Ubwo kandi muri urwo rugendo rwose nta kurya nta kunywa, ibyo kuri njye numvaga ari nk'inzozi. Nakomeje urugendo ubwo izuba ryari ryarashe bigeze nko mu masaha 3. Numvaga n'uwamutuzi two kunywa namusabira umugisha utagira ingano. Naje kunyura ku mubyeyi ucuruza amazi ku muhanda, ndamwegera ngo ndebe ko namusaba yo kunywa, ariko arayanyima nambwira ngo ni mu igiceri cya 50 kuko ari ikijerekani yaguraga. Nanamurebye muri cyo ndenzaho ubundi nkomeza kugenda. Mbibutse ko kandi ubwo wari umunsi wa 3 ntaragira icyo nshyira mu nda kuko ibyo nabiherukaga nkiri kwa Bertin. Byageze nka saa 9 z'amanywa nkigenda ntazi iyo ngana, ngeze aho ntangira kubona imbere yanjye ibintu byose bimeze nk'ibikezi, nitura hasi mera nk'upfuye umwanya muto.
nongeye gukanguka mbona ndyamye kwa muganga, impande zanjye hari umugabo n'umubyeyi bigaragara ko ari abasirimu. Babonye mbyutse baje kumpobera bishimye cyane ko nkangutse. Uwo mubyeyi agenda yiruka agiye guhamagara muganga. Bambwiye ko bambonye mu muhanda nitura hasi bari mu modoka yabo bakihutira kunzana kwa muganga. Aho nari ndyamye bari banteye serumu. Muganga aje yambajije niba mbasha kuvuga, musubiza ko mbishobora. Namubajije igihe maze aho ngaho ko kingana, ambwira ko mpamaze umunsi umwe. Gusa nawe atangira kumbaza ibibazo byerekeye uburwayi bwanjye, ariko nanga kumusubiza, ahubwo musaba ko yabanza akambwira aho ndi n'umuntu ari bwishyura ibitaro. Yambwiye ko bansanze ku muhanda bakanjyana ku kigo nderabuzima n'ahwereye, bagasanga batashobora kumvura, bikaba ngombwa ko banjyana mu mujyi wa Kigali ku bitaro bikuru. Ibyo kwishyura ibitaro byambwiye ko bidakwiye kumpangayikisha kubera ko bari bankuye ku muhanda, bakomeje kunkurikirana bakemera ko bari buze kunyishyurira ibitaro. Ubwo noneho nemeye kumusubiza ibibazo byose yambazaga. Nyuma yo kuganira ambwira ko ikibazo cyatumye nitura hasi nta kindi ahubwo ari ukubera inzara. Ubwo rero nkaba nkeneye kwitabwaho kugira ngo mere neza. Gusa kuri ibyo byose nabaga numva namuseka. Kwitabwaho se ari kwitabwaho nande ko nibukaga ibyo mazemo iminsi, ahubwo nkumva mfashwe na muzunga. Wa mugabo n'umugore bahise bahagera, numva barimo kuvugana na muganga abategeka ibyo bagomba kungaburira, nabo bakikiriza nk'aho bagiye kubikora. Ubwo mu mutima natangiye kwitonganya nibaza aho ndi bukure kubishyura, kuko nari nzi kuko byagenda kose bagomba kunyishyuza. Mu kanya nk'ako guhombye nabonye bazana ibiribwa ntazi amoko yabyo, numva baranyinginga ngo nakwihanganye nkajya kuri ko muganga yategetse. Natangiye kubasekera mu mutima. Kwinginga umuntu ushobora kwihanganya akarya, numvaga ibyo bitabaho, ariko byaragaragaraga ko bari bafite umutima mwiza. Bakomeje kungumira iruhande kwa muganga banyitaho nk'umwana mutoya, ku buryo byagiye kugera nimugoroba numva nakize. Muganga yagarutse kundeba ngo asuzume ko nta kibazo mfite, abwira abo babyeyi ko noneho bajya kwishyura ibitaro bagasezera kubera ko ikibazo cy'inzara n'imfite cyakemutse. Ngo basezeye ibitaro tubisohokamo numva rwose ameze neza nta kibazo. Gusa ikibazo nibazaga cyari aho ngiye kugana muri uwo mwanya wose. Nakurikiye uwo mugore n'umugabo banjyana mu modoka, nanjye nyicaramo ntazi ibigiye gukurikiraho. Twagiye mu modoka dukatakata imihanda yo hirya no hino muri Kigali. Ubwo noneho navuga ko aribwo nari mbonye Kigali neza ntihuta. Twageze ahantu mbona hari urupangu runini, uwo mugabo avuza ihoni, mbona igipangu gifungutse ntawe ugikozeho ndumirwa. Twarinjiye noneho aho nsanga ni mu bakire badasanzwe, uko urugo rwabo rwari rumeze sinabona amagambo nabisobanuramo, gusa hari heza bitavugwa. Banyinjije mu nzu yabo bampa ikaze mu ruganiriro ndicara. Ubwo bambwira ko hariho mu rugo rwabo ko babyaye umwana umwe w'umuhungu, ariko akaba yarabananiye yirirwa yangara nta kindi. Hashize akanya umugabo yitabye telefone, mbabwiye umugore we ko umwana wabo wari ufunzwe amaherezo asohotse muri gereza. Mbona umubyeyi arishimye cyane anejejwe n'uko umwana we atashye. Ubwo umugabo yahise afata imfunguzo z'imodoka ajya kuzana umwana wabo, ubundi nsigara nganira n'uwo mubyeyi. Uwo mubyeyi yari umuntu mwiza cyane ku buryo namubwiye ibyanjye amarangamutima akamubana menshi akarira nyihanganisha, mbese ndi kubona ko byamurenze. Arambwira ngo araza kubiganirizaho umugabo we barebe ko hari icyo bamfasha. Nanjye ngo ntangira kwicinya icyara mu mutima mbona ko nsubijwe. Hashize akanya wa mugabo yaragarutse azanye n'umwana we, binjira baganira. Uwo mwana wabo nyina yari yambwiye ko turi mu kigero kimwe. Gusa yinjiye nakubiswe n'inkuba ndumirwa, ndetse mburaho nkwirwa. Nasanze umwana wabo uri marishari, wa wundi wanshinjaga kuri polisi, ndatangara cyane. Ntangira kwibaza nti marishari watumye mfungwa, marishari wanshinje kwiba kandi ndengana, none nsanga abagira neza bari bantabaye ari ababyeyi be koko. Marishari twararebanye mbonye natungurwa, ndetse abanza guhagarara hamwe nk'uwabuze amajyo. Yaransuhuje ubundi abaza nyina aho bamvanye, nyina amubaza niba hari aho yaba nzi, arya iminwa. Nanjye naceceka sinavuga. Ageze aho yarambwiye ngo dusohoke tujye hanze, ariko se arabyanga avuga ko atakizera umuhungu we, bityo ko ntacyo ashaka ko tuganirira mu muhezo. Nabonye ko byaba banyurushije bose, bibaza aho nyina Marishari tuziranye. Yeza aho ndabasobanurira mbabwira byose uko byagenze naho nahuriye na Marishari. Se byanamubabaje cyane kumva ko umwana wabo ari umwe mu banteje ibibazo byabuze gato ngo bimvire mu rupfu. Uwo mugabo yansabye imbabazi mu mwanya w'umuhungu wabo. Ubwo badusabye ko twajya kuryama, ariko Marishari ansaba ko nabanza kuguma aho ngaho tukabanza kuganira. Yansabye imbabazi ambwira ko ibyo yakoze byo kunshinja ari byo Berita yari yamushutse, kubera ko yajyaga amukoresha mu buryo butemewe n'amategeko atabizi. Marishari ngo yari azi gutwara moto, nuko Berita akajya akodesha moto ngo bajye gutembera.
bagera ahantu runaka bakamubwira ngo namutegereze, akagenda akiba ibintu akabizana akamutwara, ariko Marshal atabizi. Ku munsi twafatwagaho rero ngo Bertin yamwigishije ibyo bagomba kumbeshya bakigira nkaho bafite akazi keza, kandi n'ibyo kunshinja byose ngo bari babipanze, ariko ngo ntabwo Marshal yari azi ko byageraho gufunga. Yambwiye ko nawe nyuma y'iperereza rya polisi byagaragaye ko yakoreshejwe atabigizemo uruhare. Yambwiye ko polisi irimo guhiga Bertin nawe ubwo itaramubona. Marshal naramubabariye nuko tujya kuryama. Bukeye se wa Marshal dusaba ko twakwitegura akagira ahantu atujyana. Twarabyose turitegura, ubwo nta n'imyenda nagiraga Marshal yagombaga kuntiziye. Se wa Marshal yadushyize mu modoka turagenda. Ubwo yari atujyanye aho akorera mu ruganda rwe. Uwo mugabo yambajije niba narize, musubiza ko narangije amashuri 6 yisumbuye. Mubwiye ibyo nize, abanza kujya kubaza umunyamabanga we ko nta kazi bambonera. Babanza kubiganiraho, bageze aho bumvikana ko nagaruka ku munsi ukurikiyeho. Tuvuye aho se wa Marshal yatujyanye mu mujyi, abanza kungurira telefone, amara andi mafaranga ngo yo kuba nifashisha. Nkibona telefone nahise nshyiramo nimero za wa mucuti wanjye wo mu cyaro, kumuhamagare mubaze amakuru y'iwacu. Nawe abanza kumbaza byinshi ku byo mvugwaho, ariko musobanurira amubwira ko ndengana. Yampaye amakuru rero, ambwira ko Bertin yategetse iwacu kugurisha aho batuye hose kubera ko ngo yababoneye ahantu umuntu ashora amafaranga kunguka miliyoni mu cyumweru. Kandi yambwiye ko akurikije ukuntu abibona, Bertin agamije guteka imitwe ngo arye rubanda twabo. Nkumbuye amakuru y'uko Bertin ashaka kwiba ababyeyi banjye, nafashe umwanzuro wo gushaka uko nataha. Ngo nafashe urugendo nsubira iwacu ngo ndebe ko hari uburyo nahagarikamo Bertin. Nageze iwacu nka saa 6, noneho ntawe nari ngitinya. Ngezeyo nsanga mama yicaye mu marembo yifashe amapfubyi. Ambonye abanza kwishima cyane ngo yari yarabaririje aho nagiye byaramuyobeye. Yambwiye n'agahinda kenshi ko yagerageje guhagarika papa ngo ntagurishe ariko akamubera ibamba. Ubwo nagiye mu rugo ngo mvugane na papa, hageze abanza kwirakaza bimwe bya kera, ariko ubwo nanjye ntabwo nari nkigira. Naramuretse avuga ibyo ashaka. Ageze aho yemera ko tuganira, yumvisha ko Bertin atari umuntu mwiza, babwira uko yamfungishije agacika, akaza kumbeshyira mu cyaro, nuko polisi irimo kumuhiga. Papa ageze aho arabyumva, amaze kubyumva tumize Bertin ngo aze mu rugo. Bertin yaraje ariko ntabwo yari azi ko mpari. Mbonye nawe yaguye mu kantu kuko yari azi ko mfunze, kandi ashobora kuba yari yarapanze ko ntateze kuzafungurwa. Yihagazeho ariko yigira nkaho nta cyabaye, mbona ko nta mutima umucira urubanza afite. Papa yatangiye kumubwira ko ibyo bapangaga ko agiye kugurisha isambu y'amafaranga bakayashora muri business yunguka miliyoni mu cyumweru yabivuyemo. Kubwo yashaka aho yakora ayo mafaranga cyangwa akareba undi bakorana ariko utari papa. Bertin abyumvishe yatangiye kumvisha papa ko arimo kwitesha amahirwe, mbese asa nkaho amufitiye impuhwe, ariko papa mubera ibamba. Bertin abonye ko nta mikino ihari yararakaye cyane, avuga ko bitarangirira aho kubera ko papa yamutesheje igihe kinini amusezeranya ko bazakorana business. Njye ubwo aho nari nicaye nari numiwe, nabonaga ukuntu Bertin yahangayitse kandi ababajwe n'imitungo itari iye, nkabona kuko biri kose yamaramaje kwinjira mu busambo. Ubwo kandi mwibuke ko polisi yari irimo kumushakisha, ariko ntawe uzi aho ari. Bertin yahise ajya iwabo, ajya kuzana impapuro zivuga ko yaguze ubutaka bwa papa, bigaragara ko na papa yasinyeho. Tubajije papa niba koko yarasinye kuri izo mpapuro, avuga ko atazi uko byagenze, kubwo wasanga Bertin yarazimusinyishije yasinze. Bertin yavuze ko ibyo bitamureba, ko ahubwo bugomba gucya tuva mu mitungo ye, ariko bitaragenda. Ababyeyi banjye basigaye bahangayitse, ariko mbabwira ko Bertin adakwiye kubahangayikisha, ko hari amategeko n'ubuyobozi. Ubwo nyina papa twahise tujya kureba umuyobozi wo mu gace k'iwacu, tumutekerereza ibya Bertin, atubwira ko araza mu gitondo tukabisubiramo na Bertin ahari. Ariko ubwo yabivugaga narebye mu nzu mbona hicaye umuntu wambaye inkweto zimeze nk'izo Bertin yari yambaye umunsi twajyaga i Kigali, ariko sinabyitaho. Bukeye umuyobozi yaje azanye na bagenzi be bamwungirije. Bertin nawe yahise ahagera mu kanya gato. Urubanza rwaratangiye. Papa avuga ko uwo musore ukiri muto witwa Bertin ashaka kumuguza isambu ye yifashishije inyandiko yamusinyishije yasinze. Bertin yavuze ko yahaye papa amafaranga angana na miliyoni 5 ngo mu isambu yose. Gusa papa bihakana avuga ko yabimukoresheje mu buryo bw'amayeri. Ibyatinze, abayobozi batanze umwanzuro ubabaje cyane, uvuga ko Bertin agomba guhabwa isambu yaguze kubera ko afite inyandiko zibigaragaza. Ibyo byanyibukije ko noneho nabonye ku munsi wari wabanje yari Bertin koko. Ibyaberaga aho byose bikaba byarakagambane. Papa yabajije Bertin aho abatangabuhamya banditse bagaragaza ko isambu yaguzwe. Bertin asubiza ko ibyo bitagikora muri iki gihe. Tukiri muri urwo rubanza, Marshal yahise ampamagara ambaza amakuru y'uko ibintu bimeze mu cyaro, mubwira ibyo Bertin ashaka kudukorera. Marshal yambwiye ko hari nimero bamuhaye afunguwe, bakamubwira ko azazihamagara umunsi yamenye amakuru y'aho Bertin aherereye. Yambwiye ko agiye guhamagara abapolisi bo mu mujyi nabo bagahana amakuru n'ab'iwacu. Ubwo nasubiye mu ruhame ngo nkurikirane uko bikomeje kugenda. Nari mpagaze inyuma ya Bertin ngo nafashe telefone ye ngo asome ubutumwa,
ariko ntiyari azi ko ndeba muri telefone ye. Natunguye no kubona nimero imwandikiye ya Marshal twavuganaga mu kanya. Ubwo ngira amatsiko yo gusoma ibyo mwandikiye, ndebye mbona namwandikiye ngo ayo mafaranga uri gushaka yareke, ushaka kuzimira mu minsi mike kuko uwo musore we wanyu nureba nawe araguteza polisi. Ikindi kandi umura ndamwifitiye kuko muri iyi minsi arimo kuba iwacu, ubwo tuzamukoresha muri bya mbi twapanze ubutaha, ariko mbere ya byose koresha uko ushoboye ucike. Ubwo Bertin yamaze gusoma ubwo butumwa yigeze abayobozi hirya gato, abanza kuvugana ibyo tutumvaga, ubundi mbona haje umumotari wari uje kumutwara. Bertin yagiye ubwo ndetse n'abayobozi ntawamenya aho banyuze. Ubwo nagumye mu rugo ntegereje ko bwira ngo ndyame niba icyo nsubire mu mujyi kureba ko akazi nakabonye. Muri uwo mugoroba ariko wa munshuti wanjye wo mu cyaro yaje kundeba ngo tube tuganira, ariko azanzaniye ibaruwa ngo yaturutse ku mukobwa wo mu misozi yo hakurya y'iwacu. Ubwo mbere ya byose nabanje gusoma iyo baruwa. Yaragiraga iti: uraho neza, banje kugusuhuza, nitwa Jeanne Ntuyibumbazi. Impamvu inteye kukwandikira rero ni umushuti wawe witwa Bertin. Bertin nikimara kurangiza kwiga twarakundanye iminsi 10 ndirataha. Ageze aho aza kunguza amafaranga 300 y'u Rwanda ngo agiye kuyashora mu bucuruzi atera imbere ubundi tubana. Narayamuhaye kuko nari nsigaye mubonamo umugabo wanjye w'ahazaza. Mu mezi 5 ashize rero ubwo nahirukanaga na Bertin byarangiye asize anteye inda. Nyuma ndamuhamagara ndabimubwira, ariko kuva nabimubwira telefone ye yahise ayikuraho na magingo yasinzi ngo bahe. Naje iwabo ngo mbibabwire, ariko baranyirukana ngo ntibashaka indaya ziza kubatesha umutwe. Ubwo kandi urumva mu rugo iwacu nabo batangiye kujya bakeka ko ntwite kuko ubu ndimaze kugira amezi 4. Kuba ari wowe nandikiye rero ni uko ubwo nakundanaga na Bertin yambwiraga ko ari wowe inshuti magara agira, ko ndetse bibaye ngombwa ko ngira ikibazo nakwiyambaza ukamfasha. None rero nzi kuko biri kose ufite uko uvugana na Bertin, nakwisabiraga ko basi wamumbwirira ko ntakeneye ko amfasha kurera umwana, ngaho ubwo byibura yama amafaranga namugurije nkabona uko mbaho muri ibi bihe ntwite. Mbaye ngushimiye, nizeye ko uzamfasha. Izo nanditse hepfo ni nomero zanjye, nugira icyo ukenera kumbwira uzampamagare. Ugira ibihe byiza. Iradukunda Jeanne. Uyu mukobwa Jeanne nari muzi kuko iwabo hari ku musozi uri hakurya y'iwacu. Yari yarize amashuri 3 yisumbuye, abura ubushobozi bwo gukomeza, ashora imbaraga mu buhinzi bw'imboga, akajya agura n'amatungo atangira gutera imbere. Birumvikana rero ko Bertin yagiye kumwegereza kugira ngo azabone uko amurya amafaranga. Ntako atari yaragize ngo yirwaneho muri ubu buzima, ariko byose kubw'ubuhemu bwa Bertin byarangiye ibyo yavunikiye byose bibaye zero. Siniriwe umuhamagara kuko ntacyo kumubwira nari mfite, ahubwo nanditse izo nimero ze ngo mbanze ndebaho ibya Bertin byerekera. Uwo munsi warije njya kuryama ngo ndebe ko bwacya ngasubira i Kigali. Gusa ubwo nasabwaga kugenda niteguye kugendera kuri Marshal kuko nari namaze kumenya ko nta cyiza nyifuriza. Ubwo bwarakeye nsubira i Kigali, nkigeramo impita njya kuri rwa ruganda rwa so Marshal. Hageze nsanga ngo yarabarije aho nagiye, mubwira ibyari byaranjyanye mu cyaro, gusa nirinda kumubwira ko umuhungu wari umwe mu bo tugiye guhangana muri iyo minsi. Ubwo nakomeje kujya nkora akazi ntaha mu rugo iwabo wa Marshal ndetse nabo babyishimira. Maze ibyumweru 2 nkora, nibwo wa mukobwa wo mu cyaro Jeanne yampamagaye ndi kumwe na Marshal. Nari ngize amahirwe kuko nari mbizi neza ko Marshal nabyumva uko biri kose na Bertin azabimenya. Naramuvugishije ndetse na telefone nyizamurira amajwi ku buryo Marshal araba yumva neza. Yumva uwo mukobwa ari kumbwira ngo Bertin yanga kumufasha aziyahura cyangwa ashaka ko azimira. Sinamubwiye imibanire mfitanye na Bertin, ahubwo namwijeje ko nzamufasha uko nshoboye nkazamuvugishiriza Bertin. Marshal yarabyumvishe atangira kumbaza amakuru, mbona rwose ko bimushishikaje. Nanjye mubwira ubuhemu Bertin yagiriye uwo mukobwa ntacyo nciye ku ruhande. Bwarakeye tujya mu kazi, mbona Marshal yakoraga mu ruganda rwa se. Hari ahantu yakundaga kujya kuvugira kuri telefone apanga ibintu ntazi. Gusa uwo munsi bwo nanjye nari nishyizemo ko ngomba kumenya ibyahavugira kuko nashakaga kumenya neza ko ibyo navuganye na Jeanne byageze kuri Bertin koko. Ubwo nagiye kwihisha inyuma y'ibikarito byari hafi aho ngo numve ibyo avuga. Gusa nagize ubwoba mbyumvishe noneho. Numvishe Marshal arimo kugira inama Bertin ngo ko yumva uwo mukobwa wo mu cyaro arimo guteza ibibazo, yashatse uko yamukura mu nzira. Sinumvaga ko no mu migambi batekereza hazamo guhitana Jeanne. Namenye ko noneho abo bahungu ibyo bapanga biri ku rundi rwego birenze uko mbitekereza. Nta wundi mwanzuro nafashe rero usibye gucungira hafi Marshal n'ibyo apanga kugira ngo numve ko bazakomeza umugambi wo kwica Jeanne. Ubwo nanjye muri iyo minsi nigize inshuti na Marshal, aho agiye hose tukajyana, n'ibyo avuga byose nkajya mbyumva. Muri make indyarya yari igiye guhimwa n'indyamirizi.
Hashize iminsi tubanye dutyo, gusa nkeka ko nawe yageze aho akavumbura ko nanjye ndimo kumukina kubera ko sinari nkimuha agahenge na gake. Igihe kimwe rero yansabye ko tujyana gusangira inzoga ndabyanga kuko ibyo nari narabimuhakaniye na mbere hose. Arambwira ngo agiye kuzigura zizane mu rugo iwabo hanyuma nanjye ngurire fanta. Ndabyemera ariko nabwo ndamuherekeza. Tuvuye kugura ibyo binyobwa twageze ahantu arirwaza yifata umutwe ngo arumva urimo kumurya cyane. Nanjye mbona ko arembye koko. Hafi aho hari farumasi ngo yakundaga kuguriramo ibinini. Ubwo yinjiyemo mbona n'umukozi uhakora baraziranye. Numva Marishari abwiye uwo mukozi wo muri farumasi ngo namuhe bya binini dore yarembye. Yamuhaye ibinini ubundi dukomereza mu rugo. Tuhageze ntuma kumuzanira ikirahure cy'amazi ngo binyweshe. Nagiye kukizana, ngarutse muri salon nsanga yamfunduriye fanta, muha amazi anywa ibinini nanjye nywa ya fanta. Hashize akanya gato nyinyweye natangiye kubona ibintu byose imbere yanjye byikaraga. Sinari nzi ko muri ya fanta yamuhaye harimo ibinini bisinziriza. Narasinziriye nkanguka ku munsi ukurikiyeho bwakeye nka saa 7 z'amanywa. Nahise njya ku ruganda ngo ndebe uko byifashe, ariko mageze nsanga akazi nasabwaga gukora Marishari yakankoreye. Ubundi arambwira ngo yabonye naryamiriye yumva yamfasha niko kunkorera akazi rero. Nubwo yabivugaga ariko njye nari namaze kumuvumbura, kuko ubwo navaga mu rugo nari nabonye aho yapfunduriye ibinini kandi bitari iby'umutwe. Na ya fanta kuko itari yashizemo nasanze mu ndiba yayo haretsemo utuntu bitamenya ko ari umuti nahawe. Marishari telefone yongeye kumuhamagara, numva aravuze ngo bifashishije umugati niwo wabikora neza ntawe uketse ibyari byo. Yatangiye kwibaza iby'uwo mugati urakora akazi neza, umenya kuko biri kose igihe nari nsinziriye hari ibyo yapanze. Nigiye hirya gato mpamagara Jane ngo mubaze uko ameze, numva arishimye cyane ngo Berite yisubiyeho yamwoherereje ibintu byinshi iwabo akaba yenda kujya kubizana. Mubajije ibyari byo ambwira imyenda, ibikoresho by'umwana ngo n'imigati. Akivuga imigati numvishe nikanze kuko nigeze kumva Marishari yivuga. Namusabye ko agenda akazana ibintu byose bihari ariko iyo migati akayireka. Jane nagize amahirwe aranyumvira. Bukeye ku munsi wakurikiyeho nibwo wa mucuti wanjye wo mu cyaro yampamagaye ambwira ko murumuna wa Berite yapfuye kandi ngo nta ndwara yari afite nta n'ikindi kibazo kindi yari yarigeze agira. Ubwo Marishari yahise aza ku kazi ariko mbona afite ubwoba. Ubwo nahise menya ko wa mugati Jane yasize wabo wa Berite ariwo murumuna wa Berite yazize. Igisiga cy'urwara rurerure kimennye inda. Nuko murumuna wa Berite yazize amaherere ku bw'ubugome bwa mukuru we. Uwo munsi Marishari ku kazi yiriwe afite umutima uhagaze nk'umuntu wahaye Berite igitekerezo cyo gushyira uburozi mu migati. Ubwo Jane nawe yampamagaye afite ubwoba ambwira ko murumuna wa Berite yapfuye. Ambwira ko atarazi ko Berite yagambirira kumushyirira uburozi mu migati kandi nyamara yari abizi ko amutwitiye umwana. Ubwo waba Berite aho byaragahinda n'amarira. Akana k'akaziranenge kari gapfuye batazi n'icyakishe. Gusa n'ubundi nk'uko bigenda mu bantu bose uhuye n'ibibazo nta buri wabishinja. Ubwo iwacu nk'abantu bari bamaze iminsi bahangana n'umuhungu wabo Berite bagombaga kugira aho bahurizwa n'ibyo byose. Byiswe ko uwo mwana yazize uburozi yaririye iwacu bagamije kwihorera kuri Berite washatse kubahuguza isambu. Ubwo umwiryane watangiye utyo mu miryango, urwikiye ko rutangira gututumba gutyo. Ubwo ibyo byose byabaga mu ruganda rwa so wa Marishari akazi kari gakomeje. Hashize icyumweru umushahara wanjye wa mbere w'ukwezi ndawubona. Se wa Marishari yaramfashije cyane kuko icyo gihe yampembye amafaranga menshi, ubundi ntafite aho nahuriza n'akazi nakoraga kuko kari gaciriritse mu ruganda. Ubundi ababaga baraminuje nibo bahembwaga menshi. Nkibona umushahara wanjye wa mbere hari mu mpera z'icyumweru nta kazi kari gahari. Ikintu cya mbere numvaga nitayeho cyari umuryango wanjye. Nubwo nari ntaragira amafaranga menshi, numvaga uko biri kose ngomba kugira ikintu mbafasha. Ubwo nafashe umwanya njya mu mujyi ngo mbagurire bya bintu bigeze kuntuma mbere ubwo nazanaga na Berite mu mujyi kugira ngo basi ndebe ko nakongera kugarura umwuka mwiza hagati yanjye nabo. Ubwo nyina wa Marishari yambonye ndimo gupakira ibintu nitegura kujya gutega bukeye ambaza ibyari byo, mubwira ko najya gusura iwacu ku munsi ukurikiyeho. Ambaza impamvu ntari nababwiye ko ndi bujye iwacu ngo bamperekeze. Gusa njye numvaga ibyo atari ngombwa ko mbibabwira cyane ko bari abantu b'abakire, numvaga ko ntacyo byabafasha ahubwo ko nabambatesheje igihe. Nyina wa Marishari ngo ntiyumvaga ukuntu nabambaye iwabo ukwezi kose bo batazi iwacu. Nabonye ko nubwo burya ababyeyi ba Marishari ari abakire ndetse n'umuhungu wabo akaba yarananiranye, bo rwose ari abanyamutima mwiza. Ubwo erega nagiye kubona mbona hamagaye umugabo we byihuse ngo turajyana mu cyaro mu gitondo. Mbona kuko babikomeje babwira umuzamu warariraga ku marembo ngo atunganye imodoka zabo kuko umugabo yatwaragiye n'umugore agatwariye. Sinzi impamvu bangaga kugenda mu modoka imwe. Nabigize imikino mbona batebya, ariko bukeye mu gitondo nibo baje kumbyutsa ngo nimbyuke tugende. Nariteguye ibintu bishyira mu modoka ya nyina wa Marishari. Ubundi bategeka Marishari ko nawe tugomba kujyana mu cyaro, ubwo nawe agenda mu modoka ya se. Nyina wa Marishari twagiye tuganira ambwira ko impamvu ye n'umugabo we badashobora kugenda mu modoka imwe ari uko bazi ko isaha ku isaha imodoka yabo yakora impanuka bose bagapfira rimwe, ugasanga umwana wabo umwe rukumbi babyaye asigaye ari nyakamwe.
Marshal numvishe ukuntu ababyeyi be bamukunda cyane ndumirwa. Nyamara narebaga ukuntu yirirwa yishora mu bikorwa by'ubujura n'ubugizi bwa nabi, nkibaza icyo yabuze bikanyobera. Ubwo twageze ahantu imodoka Marshal na se barimo irahagarara, mbona barimo gupakira ibintu ntazi. Twarakomeje ariko hagati aho nari nahamagaye wa mucuti wanjye wo mu cyaro ngo ambwirire ab'iwacu ko bagomba kwitegura abashyitsi ngiye kubazanira. Twageze iwacu nka 5:30 z'amanywa. Ubundi mu gace kacu kuhabona imodoka byabaga ari gake gashoboka. Ubwo bisobanuye ko icyaro cyose cyagombaga kuza kureba ibyabaye aho ngaho. Twasohotse muri izo modoka, abantu bose barimo gushungera. Bamwe bavuga ngo imodoka ni izanjye, abandi ngo nsigaye nkorana n'abazungu. Mbese buri wese yabeshyaga mugenzi w'icyo ashaka bitewe n'uko abona ibintu bimeze. Cyantunguye ariko nuko mu bantu baje gushungera na wa masenge wanyise umujura akantiza bisengereza abanjye bakanyirukana yajemo, kandi rwose mbibona ko yumiwe. Se wa Marshal yansabye kuzana na murumuna wanjye na papa tukabafasha gupakurura ibiri mu modoka. Natunguwe no kubona ko mu modoka yabo bapakijemo ibinyobwa by'amoko yose ndetse n'imifuka y'ibiribwa ntabara. Byarandenze ku buryo kuva navuka uwo munsi ari wo munsi mwiza wa mbere nari mbonye mu buzima bwose nari narabayemo. Mu rugo baratwakiriye ndetse igihe cyo kuganira kigeze, se wa Marshal afata ijambo ashimira abari aho bose na masenge ubwo yari yaje. Ababwira uko bansanze ku muhanda, inzara yari ihansinze, ababwira uko naje gukira nkababira umukozi ndetse nkaba meze nk'umwana wabo kuko nsigaye mbana nabo mu rugo. Ijambo ryakirijwe amashyi menshi. Ubwo wa musore wo mu cyaro nawe yahise aza kundeba tujya kuganirira hanze, abandi bo baganiriraga mu nzu nk'abantu bakuru. Marshal nawe yageze abadusanga hanze aho twari twegamye ku gikuta. Uwo mucuti wanjye rero ntiyari azi Marshal, gusa baribwiranye. Nawe aramwibwira amubwira ko yitwa Eliya. Sinari narigeze mbabwira izina rye ariko nyine nuko yitwaga. Ubwo rero yatangiye kumbarira amakuru yo mu cyaro, gusa byose abimbwira Marshal yumva. Yaje kuzana ibiganiro bya Jeanne rero. Avuga ukuntu yamubwiye ko nshimira kuba naramukijije uburozi bwa Berite. Numva ngize ubwoba kuko Marshal yumvaga. Nagerageje no kumuhagarika mu marenga ngo arekeraho kuvuga ibintu nk'ibyo ariko ntiyumva. Marshal yakomeje kwica amatwi yigira nk'aho atumvaga, nyamara njyewe nari mbizi ko yumvaga. Amasaha yo gusubira i Kigali yarageze. Se wa Marshal asigira muri umuntu wanjye telefone ngo azajye amuhamagara avugane n'abo babyeyi banjye. Gusa ariko turimo gusohoka mu nzu hari ahantu hari igikuta cyari cyarahomotseho gato, ikinonko cyaramanutse kigwira Marshal mu bitugu, ishati yari yambaye irandura. Mama ajya mu nzu kuzana igitenge ngo amuhanagure, Marshal akuramo ishati. Gusa mama agiye kumuhanagura mu mugongo tubona aratunguwe, ararira, arasakuza ndetse ahobera Marshal cyane ngo abonye umwana we yari yarabuze kera. Twese tukibaza birimo kuba, mama yahise afata ifuni acukura ahantu mu nzu yari yaratabye impapuro z'igipande cy'umwana witwa Mugabo Lambert. Araza kereka abo babyeyi ba Marshal, ababwira ko mu myaka irenga 20 ishize aribwo yaburanye n'umwana we. Twese twaratuje turamureka ngo abanze avuge. Avuga ko kera mbere yuko abana na papa yatwaye inda, gusanga ababyeyi bamwirukana mu rugo bavuga ko badashaka kubona iyo ndivukiraho. Mama ngo yagendaga acumbika hirya no hino, ariko kuko nta kabaraga yari afite bitewe n'uko yari akuriwe, aho ageze hose bakamwirukana. Nyuma yaje gufata urugendo atazi iyo agiye, ageze mu ishyamba ibise biramufata byariraho. Ubwo papa nawe yari akiri umusore nibwo yanyuze muri iryo shyamba, yumva umwana arira, aza kureba aramufasha ndetse amugeza kwa muganga. Gusa ngo ubwo yabyaraga Marshal nta myenda y'umwana yari afite, biba ngombwa ko amuzingazingira mu gatenge yari afite. Kubw'ibyago ishami ry'igiti ryari hafi aho rikaza gushwaratura umwana mu mugongo hafi y'urukenyerero rikamukomeretsa cyane. Iyo nkuvu rero ngo ntabwo yigeze yibagirwa uko yari iteye, niyo mpamvu yabonye Marshal nubwo yari yarakuze agahita amenya ko ari akana ke yabuze kera. Abari aho twese twarumiwe twibaza birimo kubera aho ngaho byatuyobeye. Ababyeyi ba Marshal bo babuze icyo bavuga, ahubwo nyina ararira cyane. Ibyari ibyishimo twari twirimo bihinduka amarira. Gusa njye sinumvaga ko ibyo mama yavuze byaba ari byo, ahubwo nibwiraga ko uko biri kose ashobora kuba yibeshya umwana baburanye akaba atari Marshal. Ubwo igisubizo kizima cyagombaga kuva kuri abo babyeyi ba Marshal. Uwo munsi wari uw'umwijima n'urujijo gusa. Buri wese yibaza niba ibyo mama avuga ari ukuri. Nyina wa Marshal we yari yanze guhora, ariko ageze aho yari yihanuguye ubundi apfukama hasi avuga ko agiye gusaba imbabazi Marshal ndetse n'umugabo we kubw'ibanga rikomeye yabahishe. Ubwo mama we kubera ko yarameze nk'uwahungabanye yahise ajya kuryama. Ubundi nyina wa Marshal akomeza gusaba imbabazi, ariko nta wari uzi imbabazi asaba ni iziki. Yavuze ko mu myaka 25 ishize aribwo umugabo we yagiye gukorera hanze y'igihugu, akamusiga afite inda y'amezi 5. Gusa ngo ku mezi 7 umwana yaje kuvuka, ariko ntiyamara 2 ahita apfa. Abaganga bamusuzumye ngo bamubwira ko afite ikibazo gikomeye mu mubiri we ku buryo nta wundi mwana yabyara. Yumvise iyo nkuru yarihebye, asohoka mu bitaro. Ageze hanze asanga umubyeyi wari watoroguye umwana, ariko ngo nta bushobozi bwo kujya kumurera yari afite. Nyina wa Marshal ngo yumvise impuhwe zimusaze, afata uwo mwana wari ukiri uruhinja amujyana mu rugo.
aho umugabo we aviriye hanze yasanze umugore we afite umwana, ariko ntiyamubwira ko umwana yabyaye yapfuye, ahubwo amubwira ko Marishari uwo nguwo ari umwana wabo wakuze. Bitewe n'uko bombi nta miryango cyangwa inshuti bagiraga, uwo mugabo ntiyabashije kumenya ko umugore we amubeshye. Ubwo rero Marishari yakuze atazi ko yatoraguwe, ndetse na se ntiyari azi ko uwo musore atari uwe. Se wa Marishari yarumiwe, ndetse na Marishari abura uko yifata. Ubwo rero twatangiye kwibaza niba koko Marishari ari umwana mama yabuze. Gusa papa yahise ababwiza ukuri, ababwira ko atari uwe, kuko umwana mama yavugaga atabashije kubaho, ko ahubwo bamushyinguye kera. Gusa mama ngo akaba afite ihungabana, kuko yabonye umuntu ufite inkovu mu mugongo ahita amubonamo wa mwana we wa kera. Ayo mabanga yose njye sinari nyazi, sinari nzi ko hari umwana wabayeho mbere yanjye. Ni umunsi watubereye muremure ku buryo byageze mu masaa 2 z'ijoro tucyumva izo nkuru. Nyina wa Marishari nawe yicujije impamvu yabivuze, kubera ko yumvaga yabivuze ashaka gufasha mama kubona umwana we. Yakomeje gupfukama hasi asaba imbabazi umugabo we ngo namubabarire. Gusa umugabo we yagiraga umutima mwiza cyane, yemera ko mubabariye. Ubwo twari twavuye hanze twinjiye mu nzu, gusa Marishari we yakomeje kwicara hanze. Ariko igihe twongeye gusohokera ngo dusubire i Kigali, twasanze atagihari, nta wamenye igihe yatahiye. Twasubiye i Kigali, ariko nubwo se wa Marishari yari yigize nkaho yababariye umugore we, ntabwo ariko byari bimeze. Ahubwo yangaga ko batunganira mu cyaro, bikagaragara nabi. Uwo munsi twageze i Kigali mu masaa 7 z'ijoro, ariko Marishari ntawongeye kumubona kuva ubwo. Uhereye uwo munsi muri urwo rugo nta byishimo byongeye kuharangwa. Marishari ntiyari agitaha mu rugo kiretse gake gashoboka, ndetse na se ntiyari agitaha kare nk'uko bisanzwe, ahubwo yari asigaye yiyahuza inzoga, yajya gutaha agatahanira indirimbo zirimo amagambo agamije gukomeretsa umugore we, cyangwa agafata telefone agahamagara umuntu akamubwira ngo wari uzi ko wa mwana nari maze imyaka 26 ndera burya atari uwanjye, kandi uyu mugore yambeshye ko ari we yatoraguye da. Aho kumbwira uwo bamubyaranye yahisemo kumbeshya uko. Nyina wa Marishari ntiyari akiryama kuko yararagarira, cyangwa akararasaba umugabo w'imbabazi amubwira ngo yaretse gukomeza kumutoteza ko ibyamubayeho atari we wabyiteye. Byageze aho birenga urugero, umugabo we akajya azana abandi bagabo bagafatanyiriza hamwe gukorera uwo mubyeyi, bamusebye ko ari indashima, ko yaciye inyuma umugabo we akabika ikinyoma imyaka 26 yose. Ntibyari ibyo gusa kandi Marishari nawe yatahaga yabaga yanyweye inzoga zirengeje urugero, ku buryo yatahaga rutava mu kanwa. Ubundi agahagarara ku muryango w'aho witwaga nyina yararaga, akavuga ngo agahinda mfite nako natewe n'uwitiriye kuba mama. Ibya Marishari ariko byo ntacyo byari bivuze, kuko ntabwo yari yigeze afatwa nabi muri urwo rugo, ahubwo nuko yari ameze nk'uwangiritse mu bitekerezo. Icyo gihe bwo ntiyari agikora mu ruganda rwa se, ahubwo yari yarasubiye mu mico yabagamo mbere. Uwo mubyeyi nyina wa Marishari yaje kurengwa n'ibibazo, agahora arira amanywa n'ijoro kubera ibyo umugabo we na Marishari babaga bamukorera. Byari ibintu biteye agahinda, ariko njye ntacyo nabaga nabikoraho nubwo nabaga muri urwo rugo. Uburara bwa Marishari bwongeye kurenga urugero, kugira naho iyo bwiraga yazanaga Berite, kandi byari bizwi ko Berite ahigwa na polisi, ariko yageze aho akajya aba muri urwo rugo mu buryo buhoraho. Mbese ibyaho byari byarabaye akajagari. Urwo rugo nyine twarubayemo uko nkajya mu kazi ngataha nimugoroba, ariko n'ubundi ntaho byari bitaniye no kwibana, kuko buri wese muri urwo rugo yamenyaga ibye. Umunsi umwe rero nibwo twavuye ku kazi ndi kumwe na se wa Marishari, dusanga ambulance na polisi mu rugo. Hari huzuye ikivunge cy'abantu, ku buryo kubona uko twinjira mu nzu bitari byoroshye. Tubaririje amakuru y'ibyabaye, twakirijwe inkuru mbi ivuga ko basanze nyina wa Marishari yimanitse ku mugozi wari hafi y'umuryango werekeza hanze. Se wa Marishari yararize. Byagaragaye ko noneho nubwo yahoraga atoteza umugore we, nta rwango yaramufitiye, ahubwo ko byari bimeze nk'ihungabana. Ubundi atangira kuvuga amagambo y'amaganya, yibaza impamvu yahisemo kwiyahura ataramusaba imbabazi. Gusa kwiriza aricyo ntacyo byari gutanga, kuko upfa we yari yamaze gupfa. Uwo mubyeyi yari yamaze kurengwa n'agahinda, ku buryo kumva ko yiyahuye njye ntari kumurenganya. Byarabaye muri iyo minsi turamushyingura, gusa kuva umubyeyi yapfa sinongeye kubona Berite muri urwo rugo. Hashize iminsi 2 tumushyinguye, boss yanze kujya ku kazi, ahubwo arambwira ngo nimureke abanza aririra umugore we. Naramuritse ndisohokera, ariko ngeze ku marembo nkora n'abapolisi 3 barambwira ngo ninsubireyo babanze bakora iperereza ku kisha wa mubyeyi. Gusa nibazaga ikiperereza rigamije mu gihe byagaragaye ko wapfuye yari yiyahuye. Nasubiye mu nzu ndetse mbyutsa na boss, ubwo naza gukomeza kumwita se wa Marishari. Boss abyutse, abapolisi bamweretse amafoto yerekana ko uwo mubyeyi atiyahuye. Ibyo bavuze byari bishya mu matwi yacu. Badusabye ko twakwerekeza aho yiyahuriye tukongera kureba neza.
batubwiye ko impapuro zo kwa muganga zagaragaje ko yari afite ubumuga bwo mu magufa ku buryo atari kubasha kurira ahantu nk'aho ngaho ngo amanike y'umugozi. Kandi koko byari bigaragara kuko uwo mugozi wari uri kure cyane, ahantu umubyeyi atashoboraga kugera naho yaba adafite ubwo burwayi. Kandi koko uwo mugozi ntiwari uhasanzwe. Ikindi kandi ubwo bahamagaraga polisi ko babonye umurambo, barebye mu nzu babona ahantu hari amaraso, bishoboka ko hari uwo babanje kugundagurana mbere y'uko yimanika ku mugozi. Ibimenyetso byari byinshi, gusa icyarurangiza nuko hari aho basanze zitoboye, hari umwenge usohokera hanze. Batubaza icyo uwo mwenge umara aho ngaho, ariko mu by'ukuri uwo mwenge ntawo twari tuzi. Twarumiye gusa nta kindi, twamenye ko nyina wa Marshal yishwe. Gusa abo bapolisi bavuze ko babipanze ari abaswa kuko bazafatwa bitewe n'ibimenyetso byinshi bihari. Ubwo bavuze ko buri kintu cyose twakekaho amakuru twazabamenyesha. Bagiye kugenda, boss yababwiye ko hari umusore wari umaze iminsi azana na Marshal, kandi ko kuva umubyeyi yapfa atarahagaruka. Ubwo yavugaga Berite nyine. Batweretse ifoto ya Berite, batubaza niba ari we, tuvuga ko ari we. Batubwira ko umusore yagiye afatwa kenshi ariko ntihagire ikimenyetso na kimwe kimuhama. Ubwo rero bakaba bakimushakisha ku munsi yafatiwe mu cyuho azafungwe. Narebanye na se wa Marshal, gusa nta wagize icyo abwira undi. Natangiye kwibuka umunsi nakangukaga ndi kwa muganga, gasanga uwo mubyeyi anyicara impande. Nibajije icyo Berite yaba yaramwiciye, ndakibura. Ubwo narasohotse nigira mu kazi, boss we ntiyari akibasha no kujyayo, ahubwo yahise asubira mu buriri ariryamira. Bigeze ku mugoroba ntashye mvuye mu kazi, ngeze hafi y'amarembo, nahasanze umugabo usa n'ukuze ahahagaze, ambwira ko ari umuzamu w'ikindi gipangu twari duturanye. Gusa we ngo yarariraga hejuru muri etage, bivuze ko uri muri etage abasha kureba ibibera mu rugo aho nabaga. Yambwiye ko umunsi umubyeyi wo mu rugo rwo yapfaga, yabonye umusore amumanika ku mugozi uri hanze amukurubana nabi. Gusa yari yambaye ibintu mu maso ku buryo nta wapfa kumutahura. Ariko ngo amaze kumwica yakuyemo ibyo yari yambaye. Uwo musaza anyereka ifoto y'umufoto itagaragara neza, ariko bigaragara ko ari Berite. Uwo mugoroba nabonye ko ngomba kureka imiteto nanjye ngahumuka, kuko nari maze kubona ko urebye nabi wapfira muri urwo rugo. Naratashye ngeze mu rugo nsanga Marshal arahari, gusa yari ari muri douche. Nyamara ariko mu kujya koga kwe yarese telefone mu ruganiriro, asa naho amaze kwandika ubutumwa bugufi, ariko bigaragara ko yabwohereje yihuta kuko telefone yari yasigaye yaka. Narebye muri telefone ngo nsome, ariko narangije kubusoma nifashe mu gatuza kuko umutima wendaga kumvamo. Yari amaze kwandika ati, umva mani, wimfashe n'uyu mugabo tumukure mu nzira, dore n'umugore we twaramuhitanye kandi nta ngaruka zabayeho, baketse ko yiyahuye. Rero mfasha n'uyu musaza tumwice, kubera ko ninjye wanditse ku mazina yabo nk'umuzungura. Urabyumva nawe bizahita bikurikiraho. Nshakira umusore w'umukanishi kandi w'umuhanga, aze yangiza iriya modoka agendamo ku buryo izamugusha bikagaragara nk'impanuka isanzwe, kandi akabikora ku buryo atarokoka uko byagenda kose. Nkimara kubisoma nahise numbuka ninjira mu cyumba nararagamo nk'utagize icyo abona. Ubundi ntangira kuburana n'umutima, nibaza icyo ngiye gukora ako kanya. Niribajije nti, ese mburire se wa Marshal, mpamagare polisi? Mbese byari uruvangavange muri njye. Nasanze nindamuka mbwiye uwo musaza ayo makuru bishobora gutuma byihutisha kubera ubwoba, bityo Marshal na Berite ntibafatwe. Nafashe telefone yanjye nari mfite, mfotora iyo message yari iri muri telefone ya Marshal. Ubundi iryo joro ndara muri salo ku ntebe, ngo wenda bataza guhindura imigambi yabo bakamwica muri iryo joro, nanjye nkabigenderamo. Bukeye nahamagaye wa mupolisi wigeze kumfunga mu ijoro rya mbere ndara mu mujyi, kuko yari yarampaye nimero ze. Namubwiye amakuru muri make, ubundi ansaba ko twahura ku munsi ukurikiyeho. Bukeye twahuriye hafi aho, nsanga yazanye n'abapolisi batatu bari baje mu rugo muri iyo minsi, bose ngo bari bafatanyije muri iryo perereza. Nabahaye amakuru yose nari mfite kuri iyo migambi, gusa sinababwiye ibirenze byanditse muri message. Ubwo batangiye gukorana na polisi yo mu nce zitandukanye hirya no hino, ahantu hose bakekaga ko Berite yigeze kuba. Ikindi bambwiye kandi nuko mu rugo rwacu bari bagiye kuhazengurutsa abapolisi bahahura ku buryo bazakumira icyaha kitaraba. Muri uwo mugoroba ntacyo bagezeho, gusa muri iryo joro bampamagaye bambwira ko aho Berite yaguze umuti wica akawushyira mu migati hamenyekanye, kandi ko icyo uwo muti wakoze nacyo bakimenye. Ubwo bashakaga kuvuga ko uwo muti wishe murumuna wa Berite. Muri iryo joro none naryamye ndasinzira kuko nari mbizi neza ko urugo rwacu rurindiwe umutekano.
abapolisi bo bacungaga ko hari imodoka yasohoka muri urwo rugo kuko ariyo bapangaga ko bazicaramo uwo musaza. Bukeye noneho wa mupolisi yampamagaye ambaza amazina y'umuntu ngo y'iwacu mu cyaro, gusa nkumva ayo mazina ni aya papa. Ubwo ushobora kwibaza ngo papa we yaje ate mu migambi ya Berite. Gusa wibuke neza ko hari impapuro mpimbano Berite yari yarigeze kumusinyisha. Ubwo rero ngo mu iperereza bamenye umugabo wajyaga acura impapuro mpimbano, baramufata. Mu kureba mu mpapuro yacuze basanga harimo n'izo zirimo amazina ya papa. Muri iyo minsi najyaga mu kazi nk'uko bisanzwe kuko nari nizeye ko umusaza boss arinzwe hafi aho. Gusa nikanze ubwo nabonaga boss ampamagaye akambwira ngo nimbwire ko ntawe uramaгаhushya unzanyire ahantu tujyana. Nahise nihuse ngeze mu rugo ntungurwa no gusanga Marshal yazanye imodoka nshya yakodesheje ngo idutware. Ngo yashakaga gusohokana uwo musaza bakajya ahantu hatuma bava mu gahinda k'umubyeyi wari umaze iminsi apfuye. Wibuka ko ibyabaga by'amaperereza na polisi uwo musaza ntabyo yarazi. Ubwo nabuze aho nahera mubuza kujya muri iyo modoka, ahubwo ninyabya mu nzu nandikira wa mupolisi mubwira uko ibintu byifashe. Naho ubwo yahise ambwira ngo nintuze kizajya kiba cyose njye mumenyesha. Tugiye kwinjira mu modoka ngo tugende, abapolisi batatu bakoraga mu iperereza bahamagaye uwo musaza boss ngo naze kuri station hari icyo babonye. Yahise nsaba ko tubanza kujyana kuri polisi tukaza kujya mu Marshal yadutumiye nyuma. Tugezeyo batubwiye ko hari umusaza bafashe bikekwa ko yafatanyije na Berite umunsi umubyeyi wo muri urwo rugo yicwagaho. Ubwo bagiye kumutwereka ngo batubaze niba tumuzi, gusa njye murebye nasanze muzi kuko yari wa musaza wari uherutse kumbwira ko ari umuzamu ku rugo duturanye. Ubwo mu gusobanura icyo twaba tumuziho njye navuze ibyo yigize kumbwira n'ifoto yanyeretse yafotoye Berite. Bambajije impamvu we ntamuvuze mu makuru nari nabahaye, nyisobanura mvuga ko nacanganyikiwe simbyibuke. Mu gukomeza kutubaza twashidutse boss ari kurwana n'uwafashwe barwanira mu byuma bikingiriza abanyururu muri gereza kuko umwe yari afunze undi ari hanze. Abapolisi babajije impamvu barwana, boss atubwira ko uwo mugabo bavindimwe ko kandi ko bari mu bishe umugore we bitamutunguye kuko kuva kera ngo batumvikanaga. Gusa ibyo bapfaga byo yanze guhita bivugira aho ngaho, ahubwo bivugira mu cyumba babarizagamo ibibazo. Ubwo nanjye sinabashije kubyumva ako kanya. Twatashye boss yarakaye ariko ugenda yitotoma ngo ntibimutunguye ku buriya mugabo wafashwe afite uruhare mu kwica umugore we. Ngerageje kumubaza neza ambwira ko uwo mugabo bavindimwe ko barushanwa nk'imyaka 2, gusa ntiyambwiye ngo mukuru ninde. Yambwiye ko wa mubyeyi wapfuye akiri umukobwa uwo muvandimwe we yagerageje kumumutesha ngo abare babana, uwo mubyeyi akabyanga. Byabyaye inzigo guhereye aho ndetse bibaviramo gushwana ku mpande zombi. Ubwo navuga ko bombi bashwanye n'uwo mugabo wari ufunze. Ubwo ariko icyo tuyumvishaga n'ukuntu yaba yarabitse iyo nzigo muri iyo myaka yose kugeza naho yifatanye n'abamwishe. Yambwiye ko uwo mugabo ari we Marshal yakuyeho imyitwarire mibi yose afite. Ubwo ngizo nkuru zarushagaho kuntungura kuko sinanarigeze mbona mu urwo rugo basurwa n'umunsi n'umwe. Nta nshuti yabo nari nzi cyangwa undi muntu wo mu muryango wenda wabagendereraga. Tuvuye kuri polisi noneho twagombaga kujya ku rugendo rwa Marshal. Twasanze mu rugo hari umusore w'umukanishi waje kureba neza niba imodoka imeze neza. Gusa nyine nari nzi icyo kumenya neza ko imodoka gusobanuye. Nta yandi mahitamo nari mfite nyine nagombaga kuyijyamo. Cyane ko nari mbizi neza ko polisi iri hafi aho. Nicaye mu modoka nyine ndavuga nti n'ubundi si ubwa mbere urupfu rungeze amajanja. Nimba ndupfa ndapfa. Imodoka yarahagurutse ariko Marshal ntabwo twahagurukanye kuko yisobanuye avuga ko agiye kubanza kunyura aho yakodesheje costume. Gusa njye ibyabaga arimo byose nabaga mbireba. Nari mbizi neza ko abeshya. Twaragiye ariko na polisi yari turi hafi ku buryo nta kibazo cyari kuvuka. Ubwo kandi mbibutse ko imodoka twagendagamo bari bayishe. Tugeze mu nzira twahuye n'abapolisi baraduhagarika, bahaka umushoferi wari udutwaye ibyangombwa arabibereka, gusa byasaga naho baziranye. Twakomeje urugendo, tugeze mu nzira Marshal arahamagara ngo yaduteguriye ahantu mu gashyamba turi buze kurara kugira ngo turuhuke mu mutwe. Gusa ibyo yavugaga byose nyine nageragezaga gushakamo ikintu kibi. Numvaga uburyo ari kugenda hindagura ibintu budasobanutse. Shoferi yongeye gukata imodoka rero, gusa twari tukiri i Kigali. Ubundi atangira kwerekeza ahantu mu gashyamba. Ageze yaraparika atubwira ko Marshal yamubwiye tuhageze. Ako kanya haje umumotari aparikaho, tubona umugenzi azanye ni Marshal. Boss abibonye rero nk'umuntu ukuze yatangiye kugira amakenga. Abaza Marshal impamvu nta modoka azanye kandi abizi ko iyo twajemo n'ubundi atari yacu. Ubwo byari bisobanuye ko aho twari tuje tutagombaga kuhava. Ubwo kandi nawe umushoferi we watuzanye yari yatashye. Ako kanya haparitse izindi moto 3 zivaho abasore batatu bahitse ibikapu binini. Boss abibonye yafashe telefone ye ngo atabaze ariko bayimwaka akikura mu mufuka. Nabonye ko noneho bya bintu nta mikino irimo,
abasore bavuye ku mamoto bakuyemo amakasike bari bambaye, mbona buryo umwe muri bo ni Berite. Namenye kuko biri kose aho hantu ibintu bigiye kuhabera atari byiza. Batujyanye mu ishyamba mo imbere, tugeze hahandi umuntu atataka ngo ndamwumve. Bafata bosi baramuboha, nanjye baranzirika ariko bidakabije. Cyane ubwoba rero nuko bakuye ibyuma mu bikapu. Marshal akababwira ngo nibigire yamwiyicire, dore bageze amahirwe y'icyaha kizahamara abonetse. Ubwo hari naketse ko ari njye bavugaga. Ngo byari bimaze kugera mu masaha 9:30 z'ijoro. Marshal acyegera uwo musaza ngo amutere icyuma, twabonye amatara yaka mu ishyamba. Umuri twumva ijambo ngo mwese amaboko hejuru. Baracanye neza mbona habaye ku manywa. Nkuko mbona umupolisi aje ayoboye abandi benshi, abo basore bose barafatwa. Gusa Marshal acunga umupolisi umwe arebye ku ruhande mwaka imbunda, ariko bamurasa ataragira icyo ayikoresha. Ubwo ubuzima bwe bwarangiriye aho ngaho. Berite na bagenzi be iryo joro barafatwa. Gusa ndebye neza mu bapolisi baje nabonyemo na wa mushoferi wari watuzanye, bivuze ko n'ubundi nawe yarari muri gahunda y'abo bapolisi. Sinirirwa njya mu nkuru z'imanza cyane rero kuko baregwaga ibyaha byinshi. Ubu hashize imyaka 5 Berite na bagenzi be bafunze. Iyi nkuru rero nyibabariye mbonye bari wanyandikiye aho ari mu igororero. Gusa interuro ya nyuma niyo yatumye nanjye numva nabasangiza iyi nkuru. Iyi nteruro yagiraga iti: umutima wanjye nawugize indaro y'ikinyoma, birangira mbaye imbata y'ibikorwa bibi ndenga kamere. None dore aho ndi. Yasoje ibaruwa ambwira ati: nubasha kubona uburyo wazasakazamo inkuru y'ibyanjye uzabikore, kuko hanze hari urubyiruko rwinshi rwishoye mu bikorwa bitari byiza, bashaka gukira vuba, iherezo ryabo rikaba nk'iryanjye Berite, cyangwa bikarangira nk'uko byagendekeye Marshal muri rya joro. Hepfo yarengejeho interuro igira iti: uzansabira imbabazi na wa musaza. Umunyarwanda ati: intamenyirira ku muziho.